umuntu wa mbere wamannye nibuka mu buzima nakubeshye n'umuntu bita Young Grace broski buriya Young Grace ni inshuti yanjye Young Grace yigeze kumbwira ngo nimuzanire imyenda icyo gihe yabaga ahantu bita mu Gatenga Blaze Sky tungiye before the time zamani hari ukuntu nabaga nko muri ghetto ugasanga mpubutse nka landlord saa 6 z'ijoro cyangwa saa 8 z'ijoro bishaka kuvuga waramucikaga yes naramucikaga nabaga nkubise nk'amezi 3 ngewe narabuze yo kumwishyura nkahita muhubuka nkimuka saa 3 z'ijoro ngasigama karido mu nzu nkagenda mvuga teta zanamenya yuko nagiye ubwo nabaga mfite nk'umupampi nkombwa ati ituwe kuyu muzigo ahita yurira akamoto yirukanga avuga ati sikahita umuzigo n'iki turikomereje ariko wagufata inkweto n'akaradiyo n'akamashini mubuka akamatera ni kubitugu nari nkennye Minervare yari ikibazo waranigaga none se nari umuzunguzayi natigita nazunguzaga nshaka ubucwa bwo gukomaza kugira ngo inive secondaire irangire Abureze bangurizaga 50 ngo nje mwibaro nkagenda ngiye umuboss wankubitaga umuzigo nkamubwira ati mbabarira none hari igihe narushaga n'umujinya nk'ababoss kabona nka boss yankubise nk'imyenda yiwe nk'icumi mwibaro ati sikahita ngo hari umuzigo genda ushakira abakiriya ahita agenda nkica muri bibazo byanjye nkahura nawe mubwira ati ndakwiyamye urambaza iki kimwe ko hari igihe nawumaga none nawe ujyana no kuwuzunguza bandagari kabirankomeza nyenga wa mbere nariye wa mbere narishwe n'umuniga wagendaga muri pandagare y'umweru. Reka nangire ngusuze cyane nkwifuriza umunsi mwiza nkwifurize kugubwa neza uyu no munsi Imana ibagennye twishime tunezerwe ndetse tunagubwe neza nyine nkuko nabivugaga hangaha ni kuri Iris TV nge ni Blazing bisanzwe iteka. Reka rero nkubwire ko ngushimira kuri byose ku mwanya uduha za comment uhora uduha ahangari n'igihe urebuka duha inyunganizi cyangwa se bimwe mu byo twahindura n'ibyo twakongeramo kugira ngo ibintu byacu bigende neza umunsi ku munsi. Ndi kumwe n'umustar rero nk'ibisanzwe murabizi ko tubagezaho nyine abastar batandukanye cyangwa se wa muntu bari afite ibikorwa akora cyangwa se ari ndashyikirwa ahangari ndi kumwe na Sky muramuzi umwe mu bantu berekanye ko YouTube umuntu ashobora kuyitwikisha kandi bigaca mu Sky vipi ni wane urasa neza oya ibyo byo ntukajye bifatira umwanya wo kubivuga iyo mbajije ngo wambaye ngo urasa neza banumva uri gukora amakosa iyo mvuga imaze kurambirwa mu bantu imaze kurambirwa mu bantu kuko ni ibintu mporana none se ubwo ahubwo agakore kumbwira ati ndabona bya bintu bikiri bya bindi kuko ntibijya bisubira inyuma ihora ari break even point ngo ihora ari break even point ako kavuga iki break even point ntago uzusobanuro bwayo abantu bakurikiranye Iris TV bize financial ibyo bintu barabizi ndi kuvuga break even point ni igihe icyo washoye kitungutse kitizeze kinahomba umva ni break even point ubwo bishatse kuvuga ngo ibyo washoye n'ibyo hungutse birangana ubwo biri equalized yego ubwo ngubwo birangana byose ntago nigeze mpindura ubuzima ndacyari wa wundi kukijya ubwo turi kuvuga kukijyanye na style nta kirahinduka ndacyari wa muntu nyine yegereza mikro neza ibaze byonyine nimba njya kuri toilette nambaye boxer ya foreign polo nambaye sogisi rya Dior ubwo urumva none iyo nageretseho agatuza kanjye gatatu yanjye ubwayi bihenze toilette mba ndimo mba mfite telefone ihenze njya muri toilette ndi gucata ubwo subwo ikibazo mfite ni iki ubwo urumva ni break even point nta kirahinduka kabisa. Alright bro, tugiye cyane kuri family mama Dobo yameze ate umuryango meze neza ikijyanye n'umuryango cyo shyiraho fata ku munwa Dobo ni fresh ariko neza ameze neza arimo arabyina cyane afite fresh air afite dread ameze neza afunze kuri dread ubu ngo yego ujya kumushyira dread byagenze gute ni ibintu nateguye umwana wanjye agomba kuba ari kuri swag ubu ni ndo kumupangira kumukorera Instagram yiwe yes ukamushyira kuri Instagram ya Dobo Sky 2 ninduze ngo iyi ni Dobo Sky 2 ni kuzayita nikizaba yitwa Instagram ye Dobo Sky 2 ndi gushaka amafaranga yo kumugura telefone yiwe ku giti cyiwe kuko akunda kwitaba telefone njya nshiduka nkumva ngo Blaze yamamagaye ngo Dobo yamwitabye ku myaka ingahe uriya mwana ko numva adasanzwe nene se yasangwa gute nanjye ubwanjye sinsanzwe nje nanjye ubwanjye ndi incomparable
ntabwo ngererano gusa ubwo urumva imfura ingana na se none ubwo urumva nta kintu wahindura kuri ibyo. Uyu munsi rero hari nabo ndi kwigisha ubu ni shiti yanjye bita Brown, ubu mwana wayo yamushyizeho dread, ni njye yabikopeye yonyine. Nyine yabonye swege zanjye aravuga ati umwana wanjye agomba gusa na Skyto. Ubwo urumva hari abantu benshi njye ndi influencing, hari n'abantu banyireferaho, hari n'abantu muri media batangiye kumenya kwambara neza, batangiye kumenya gucya, batangiye kugenda babona ibintu. Nyine ndi best influencer. Ndi umwe-influencer mwiza Blaze. Iyo urebye Doughboy ubona azakora umuziki cyangwa azakora music for real. Azakora music bro. Ni iki kibyemeza Sky? Ni iki kibyemeza subu? Ndi umumizishyani man ku mutima. Look my tattoo. Wayibonye? Reba tatuwaje yanjye uri kuyibona? Ni Clay de Sol. Dore ngiyi. Ni Clay de Sol. Reba ku kuguru hariho gitari. Ubwo it means that nge ndi umuziki. Ntabwo umuziki ahubwo nge ndiwo. True that. Yeah man. Aramutse Doughboy ashatse kuba umuhanzi wabyemera? Cyane rwose kandi nanabimufashamo. Ku rwego ruri na dope. John nahoze nganira n'umwe mu bahanzi papa we yabibujije ndetse aranamukomeretsa amubuza kuba yaba umuhanzi. Abo babyeyi ntago bari civilize sinyeneye kubamenya. Ntago mu byumba kimwe abo babyeyi bakubita abana. Ntago nyeneye kubamenya. Umubyeyi urimita umwana wiwe kuba yakora ikintu gishobora kuba cyakinjiza cyamugira ukundi kuntu uwo ngo witembera na Jesse. Ntago ari civilize. Ntatemberane na Yesu. Umubyeyi ushobora gukubita umwana cyangwa umubyeyi ushobora kubuza umwana. Yes, ni byiza umubyeyi nabuza umwana ikintu abona yuko kiri bumugireho ingaruka mbi. Bro, turi mu mwaka wa 20 na kangahe? 21. Ubwo it means that yuko turi muri vision. None se urashaka gufata umuntu ukajya kumuzana mu bihe byarangiye ujye kumushyira no muri ibi. Bro, dukeneye kwaguka mu mutwe man. Dukeneye gukuza ibikorwa byacu bikagera ku rundi rwego. Ibintu byacu bikava kuri roko bikaba international. Ubona umwana nka Doughboy aramutse atangiye umuziki ubona awutangiye ku myaka tuvuge ingahe wakwemera ko? Ikintu cya mbere ngiye nshaka ku mwana wanjye nyene kabanza kiga, kabanza kamenya ubwenge bwo mu ishuri. Iyo miziki kazayizamo ishuri yarirangije. Yego, nicyo cya mbere. Kimwe ko ashobora ngewe ikintu nkeneye, urabona cyari yanga aracyari mutonya, nkeneye kumufata akabanza kwiga gusoma no kwandika akamenya icyongereza. Ngi umwana wanjye yanamenye no kwandika no gusoma, yamenye n'ururimi, kuba namufata nkamujyana kwiga umuziki nge rwose nta kibazo. Nese uko nize za financial nkiga ibiki nkora muri bank, ko nize za financial za cost accounting za biki n'ibiki nkora muri bank, ko nize za economy biki mbwira mu bintu nkoramo. Sindi umumizisi, ubu sindi umukomisiyoneri w'ibintu byose. Uri n'umukomisiyoneri arya? Nari wese nese nkora iki unzi nkora iki. Ngiye nkora marketing broski. Nkora marketing. Umuntu ukora marketing aba ari umuntu w'umukomisiyoneri. Yego. Abaranga ibintu nyine. Yego. Uruvuga ko kazi kanje. Bivuga ko uvanga muzika na marketing kandi mbifitemo na experience broski. Kabisa birumvikana. Skyto none reka twigendere rero. Ikintu navuga ko gisa n'igitangaje cyane ejo bundi ubugize gutya usoya akaririmbo Imbabazi. Imbabazi? Rero irandirimbo we Blaze ubona kuriya amakosa. Amakosa wala. Amakosa ni indirimbo nateguye. Kandi si indirimbo nateguye yanjye nyenyine. Mie niko kiyo kya Jame. Mejua Swahili au iju? Ngo uvuze ngo kiyo? Mie niko kiyo kya Jame. Kiyo kya Jame. Bishatse kuvuga intumwa ya rubanda. Ndinda rugwamo ngende kiyo. Ndinda rugwamo. Ndi intumwa ya rubanda ngende umudipu diver. Mu nyanja y'ibitekerezo nogera ku musenyi. Ubwo it means that yuko ngewe ngomba gutekerereza abantu. Ntabwo ati hano muri rubanda hari abantu bakennye ibi, hari abantu bakora ibi nibi, ibyo bintu bikabaho. Nese Blaze Skyto nimba irandirimba amakosa narayikoze, nanjye harabona yituye.
Breza Sky tungiye before the time zamani hari ukuntu nabaga nko muri ghetto ugasanga mpubutse nka landlord saa sita z'ijoro cyangwa saa munani z'ijoro. Bishaka kuvuga waramucikaga? Yes, naramucikaga. Nabaga nkubise nk'amezi 3 ngewe narabuze yo kumwishyura. Nkahita muhubuka. Nkimuka saa 3 z'ijoro ngasigama karido mu nzu. Nkagenda mvuga teta zanamenya yuko nagiye. Ubwo nabaga mfite nk'umupampe. Nkombwa ati tuwe kuyu muziga ahita yurira akamoto yirukanga. Avuga ati sikahita umuzigo n'iki turikomereje. Ariko agufata inkweto n'akaradiyo n'akamashini mubuka. Akamatera ni ku bitugu. Sikahita ubwo icyo gihe ari nka ryari? Ni za 2010 na kangera. Baze nka 2015 gutyo. Yego. Nigaga mu wa 6 segonderi. Ukaba ufite inzu wabagamo abantu ukabona ameza kubisa. Nari nkennye. Minervare ari ikibazo. Waranigaga? None se. Nari umuzunguzayi. Natigita nazunguzaga nshaka ubucwa bwo konye gukomaza kugira ngo nive segonderi irangire kwishura genyero igiporezo ikini bremba bari. Byari bikaze. Ubwo landlord yamenyaga gute? Nasigaga amakarido yaramamagaraga kuri phone. Ngo yewe ngo byagenze 3 musati nanjye byaranze nisubiri iwacu mu rugo ku Gisozi. Skaitu none se ubwo yamenyaga ko cyangwa yaguhamagaraga mu cyeke? We ubundi arukunda nk'icyumweru naricomokeye abona karido karimo. Ubwo nk'abatera kamwe turi amusore bishobora kuba yararwaye cyangwa se yarahuye n'ibindi bibazo. Ati se ko mbizi kuri mwana ari kavukire i Kigali katigeze ataha mu cyaro yaba yaragiye. Abandi ati baramufunze. Abandi nabati ubwo gasanga ari nk'umukobwa ubwo waje ageze mu rupangu. Ate boss ati kuraho nyine. Sky tusora mwibagiwe ati yaraguhubutse kera. Ati umuzahura ari magaruka. Inzuka wisize uko ngo nuko nesigaga amakarido konyine. Yego. N'agatapi benda urudutapi tw'udukaro bita ntangiye ubuzima. Muri mupampe wese ugiye muri gatapa abanza gupampamo tw'udukaro. Uratuze tw'udutapi tuba tugura icyatana kametero igihumbi. Turi nta mukobwa wagiye muri geto. Umunigo wagiye muri geto utaratunze kara gatapi azanongorotoki ari agatapuza imiti gakora. Ukagata mu nzu rero gakomere cyane. Iyo byarangiraga ubwo landlord yakubwiraga iki? Mwamaraga kuvugana kuri telefone? Ni true story. Ahitaga ati narahubutse. Nisubiri iwacu narakenye mbabarira cyane. Nuko namubwiraga. Ese nari kumubwira iki? Nambwa ati mvumo yawe narayisize. Nta kintu kikirimo. Ati mfunguza ati nazitabye aho ngaho. Ugenda ureba itafarira aho ngaho wegure. Ni imfunguzo ziri. Mbabari akagenda kegura akajya kwegura akareba nese ari kumubwira icyo musa. Ago byari byoroshye. Nyine ibyo byose nagiye nkora nibyo byamaye content yo gukorera indirimbo bita amakosa. Kugira ngo nandike bira nari ndi gusaba imbabazi abantu bose nagiye mpana nta mu bihano. Yego. Abureze bangurizaga 50 ngo nje mwibaro nkagenda ngiye. Umuboss wankubitaga umuzigo nkamubwira ati mbabarira. None hari igihe narusaga n'umujinya nk'ababoss. Kabona nka boss yankubise nk'imyenda yiwe nk'icumi mwibaro. Ati sikahita ngo ayo umuzigo genda ushakira abakiriya. Ahita ngenda nkica muri bibazo byanjye nkahura nawe mubwira ati ndakwiyamye. Urambaza iki? Kimwe ko hari igihe nawumaga none nawujyana no kuwuzunguza. Bandagari kabirankomezanye. Skahita rwose nkagira ubwoba bwo kugaruka mu isoko. None se reka twiganire Skahita uziko nigeze ntago nana kubaza ku bintu byawe n'ubundi uzunguza. Ari ukuntu Pandagari iza nka kuriya mwakoraga kera mukavuyura byibuka. Waguri kwigendera nko kuri 40 ufite utwenda ku kaboko n'iki. Pandagari igeze gutwara sha antwaye rimwe se. Kimenyenga nayiriye myinshi. Minyenga narayiriye man, minyenga narayiriye kuzunguza. Hari nk'igihe ariko wibuka neza kabisa uwo munyenga wawuriye ebana ukibuka. Minyenga wa mbere nariye wa mbere. Narishwe n'umunigo wagendaga muri Pandagare y'umweru. Bataratangira kuzandikaho polisi. Bamwitaga Kazungu. Zari za 2000 na kangahera 2012 niga mu wa 3 segonderi Gitwe. Yego.
ndabyibuka hari muri vacances turi Nyabugogo ubwo mafashe umuzigo ngiye kuyipasi ewana ubwo narawumanukanye nawukubise mu biganza ndi kumanukana ubwo hari abantu mu igaraje ahantu najyaga njya gukarata aho nara muri Nyabugogo hari hadutse amakampani menshi yakoraga mu bintu by'amamodokari hakiza amakwasteri ngo za Volcano ngo nimba arizo bitaga za Tarako ibintu nk'ibyo zikirimo hari ababosi nari mfite nakundaga kujya kuzunguzaho nakundaga gukarata mbashyiriye umuzigo nibo nigeze gushyira umuzigo umunsi umwe mbamuye na Pandagare batarazandikaho polisi zikitwa Pandagare ubwo zikazonga ibintu yankoreye wallahi urabona hari akumuteremo kwa Nyabugogo yari rukanse caka kuzamukira araza Porovia kobo yarakomeza aranyirukankana ndi hafi kujya he ndi kuvuga ati Imana imfashe basi nindenga na Porovia ubwo urumva ko nari guhita nikubita mu cyahafi mvuga ati ubwo ningera mu cyahafi ndaba nakarenze ndahita nambikira hirya hita nkamanukira muri za Cebese za Haraboro nungukire Kimisagara ewana umusaza aranyirukankanye yamfatiye inyuma ya Porovia neza ni imodoka se oya n'amaguru yaragurukaga byataye yahise nkubita jido itagwa hasi baranteruye abankubise ipinga baramfasha banjugunya muri Pandagare naruhukiye burigade ujya mu gitondo nyine ababyeyi mbabwira ati ibintu byanze muze mu ndebe iyo niyo yari yambere mbabarira iyo story tuyireke breze mbabarira ibyo bintu bageze aho urayisohoye ibyo tubireke byararangiye ayo makosa nyine yagiye abaho nari ndimo ndarwana n'ubuzima kandi nari ndimo nshakisha uburyo bwiza bwo kubaho ntago nari ndi mu bintu nyine biriya nubwo nabiciyemo ni ibintu byatumye Sky 2 kuri iyi saha uwo ubonesha amaso yawe yarabaye undi muntu biriya byamaye imbaraga zo gukora bituma ngera no ku rundi rwego rwiza biriya iyo utabaye mu buzima wababaje ntago umenya no kuba mu buzima bwiza ko hari igihe ugera mu buzima bwiza ukibwira yuko ubwo buzima buzahoraho urumva iyo wagiye mu buzima bwiza warabanje kuba nza ubuzima bubi bukabanza bukakurya Uwiteka yaguhaye amahirwe yo kubona ubundi buzima bwiza bituma Blaze ndetse n'urundi rubyiruko muri rusange bituma umenya ngo nimba narabanje ubuzima bubi reka mfate gahunda yo kuba natangira kuba mu buzima bwiza ubuzima bwiza nabwo busaba control you feel me yeah feel you bro yeah man bro uyu munsi rero reka tubishime burya ngo utarabaye hasi nta nubwo watinda hejuru cyase nagutinda mu bukira ahubwo ngera leta nkwibariza bro urumva izi struggle nango ninazikubajije reka nzikubazeho neza uyu munsi ntago ibyo mbikeneye twongera kubivugaho ibyo byo simbikeneye twigira muri industry yego hari abanzi bo mu Rwanda yigeze ucuruza ama style uwo ntambitse ninde uwo ntambitse ninde bose arabambitse hari ukuntu umuntu ashobora kuza kera ndabyibuka rya tumizaga style ukaba wahitamo imyenda ugasanga we ukamubwira uti nzana amajini wenda 3 nzanira amashati na t-shirt yahagera ugasanga nta na kimwe ukunzemo umuntu wa mbere wamannye nibuka mu buzima ntakubeshye n'umuntu bita Young Grace broski Young Grace ni inshuti yanjye Young Grace yigeze kumbwira ngo nimuzanire imyenda icyo gihe yabaga ahantu bita mu Gatenga urabona mu Gatenga ndahabona ibaze guturuka Nyabugogo ikajya mu Gatenga icyo gihe yabanaga na Philosophe na Nando Nando uramuzi manager wa Juno Kizigenza niwe babanaga man nigeze kujyayo njyanye igikapu cyuzuye imyenda nikopesheje umubire umuniga namubwiye ati ngiye ku ipasi nigiye wapakiye imyenda uyijyanye ahantu umuniga niza amafaranga 1000 nega moto inkura Nyabugogo ikanjyana mu Gatenga bro nzi ko ngo nimba ngiye ngo Young Grace aramenera mageze imyenda yose nari njyanyo yanga gukwira Young Grace arambwira ati nta na kimwe nshimyemo izina ry'Imana navuye mu Gatenga n'amaguru ntahahe ngera Nyabugogo bro ibaze naturutse Gatenga nisanga za Majerwa hitanca mu kayira kahe urona rugura Majerwa harantu bita Kosovo urahazi hano family swad urahazi araza ba family swad ba Paxson bakundaga kuba bagafungiye niho nahise nca ubwo nyikigera muri Kosovo mba ndazamutse mba nikubise za nyenyeri mba ndatambitse uriya muhanda wa Rwamara bari batarawushyiramo nta kaburimbo yararimo
ari ivumbi gusa bro nakubise uriya muhanda urabona wo kuri Cafe Rwamara uca hano hari ikigo cy'amashuri bita Etake urashona za Kimisange niho nahingukiye bro ndazamuka n'amaguru nisanga Inyamirambo manuka Inyamirambo kwa Mutwe na ubwo aho naga ari kwa Mutwe ntabanje gutigita za Biryogo byose nzamuka atarajyamo kaburimbo nca mu Buyira nca mu Bukaritsi ivumbi ryarenze n'igikapu cyuzuye imyenda nikoreye ibwo ipasi yari yanwitse mana kumanukiye kwa Mutwe ngira Kimisagara manuka Kimisagara na Miguru dinda ngera Nyabugogo gusa ubwo urumva ugeze kwa nyiri imyenda yavuze gute yakubwata imyenda nyine abacuruzi kuntu bimeze iyo umuntu yagiye ku ipasi abacuruzi dufite buryo dukundana hari igihe umubwira ati ipasi yanwitse umukiriya yaneguye nagaterme kabaho baba bizi ni ibintu bisanzwe bibaho bose arambwira ati hangana gusa arambwira ati cyo koze uyu mukiriya nta mwe yakugiriye basi utanagwaye n'igihumbi icyo gihe Grace nani mumbi yamaye ni inshuti yanjye ariko icyo gihe rwose nawe arakibuka nawe ndabizi ikiganiro azakireba icyo gihe kabisa nta kintu na kimwe yigezamo icyo gihe kabisa uriyizira nitaye n'amaguru kabisa gusa nyine byanyigishije kuba uwondi wenyine mwari mwabiganiraho kuva ino minsi yose ntabwo nari nabimuganiriza ariko nimbona umwanya nzamwibutsa iyi story gusa nabwo yayibutse nese ko ikiganiro ari bukirebe yabyibutse arayibuka ahantu yabaga mu Gatenga arahazi Young Grace wenda nahitana nakwibariza abo n'abahanzi wenda nta hantu wagiye kabisa ujya ipasi ikagutwika ariko hari n'abakwambuye nta muhanzi wakwambuye Sky2 abanyambuye ni benshi ariko sinyeneye kubavuga byararangiye ni benshi cyane bafite amakosa niyo mpamvu iyo ndirimbo nayikoze barasitaye n'abasitari cyane n'abasitari benshi cyane bantaye mu bihano baguteye mu bihano na n'ubu kirero cyabizirikana niyo tunahuye turi muri Chiri ndamubwate nubwo wabo hannye si benshi nubwo yatereka dusaba imbabazi nawe udakosa niyo mpamvu nyine bitewe n'ibintu tuba twaragiye ducamo ngiye nagomba gukorera ndirimbo bita amakosa kugira ngo nisabire abantu imbabazi abantu bari bo bose ndetse nunasabira imbabazi hari umuntu ugira urwikekwe Blaze none se Broski wemera yuko nimba ari nabo basitari basitaye bameze neza hari udashobora kuba yavuga ati Sky2 kera naramuhannye gutya mwambura aya mafaranga kandi yari agakwiriye kuba yamugirira akamaro agatinya kuba yansaba imbabazi nanone ariko njye naratuye ngewe nsaba imbabazi niyo mpamvu muri vasi nza nkubwira ngo nubwo rwose memukaye ariko ngerageza gukora ibyiza bibi bikananga imbere ngenda imbere mana y'isi n'ijuru ni wowe ugenga byose ngo amakosa yanjye ndayemera nge sinzongera igihe nataye kiragije navuze byinshi nakoze byinshi one step two step nkakatira ubwo yari step 1 nagombaga kubanza step 2 nkakatira none step 2 niyo ndimo narakati ubu ndi gentleman comme diaspora intouchable aka incomparable Horari gang abo bantu wenda reka tubareke ahubwo nabonye ufite igitaramo bro hari igitaramo nabonye ufite ahantu Nyamirambo ibintu by'ibitaramo rero byatangiye ariko tugakurikiza amabwiriza ya Covid icyo gitaramo ntacyo nzi rwose ngereka nkubwire bro kuki abahanzi mubeshye kuki uri kuduhisha igitaramo kandi nta gitaramo mfite ngewe igitaramo nzategura isi yose izakimenya nimba ndi international level ni gute nategura igitaramo sikimenyekana genda umuntu utegura igitaramo kikazaho zirakava kamara aba yakoze kare ese ni Kamaro wagiteguye nayinzi ko ahubwo nawe ari mu bantu batumiwe kuko nabonye wowe na Kamaro ninjye nawe ubwo urumva Kamaro nyine yakinnye dira aragenda aririra ahita afera abantu nese ibitaramo icyo gitaramo ari kuvuga afite ibyangombwa byerekana yuko yemerewe gukora ibitaramo mu gihe leta y'igihugu itaravuga ati ibitaramo bigomba gutangira Sky2 arashaka kujya kuneza abantu arashaka ubwo kunyangisha abafana ejo azanshyira kuri izo posti zizenguruka ahantu ngo Sky2 ngafite ibitaramo abantu baze nibaza ntari ati n'ubundi ati ni kwa kundi ari kunyica ahubwo araza guserana management yanjye nabibonye
wagenda ndaje ahubwo nawe ndaza kumushaka mubaze ibintu bijyanye n'igitaramo nabonye mufite Nyamirambo ngano bita muri Bahouse. icyo gihe uzanye kwamamaza. Oya ntago ari ukwamamaza, njye nashaka kumenya ahubwo numva nzi ko ngufashije kwamamaza igitaramo cyawe, none ndumva ntacyo ufite cyangwa ifungo waraririye nta wenda ari byo mutemeranya. Umbabarire cyane ibyo bintu bidatuma binzamura isukari nkabijyana muri pariki, ibyo bintu tubireke. Iby'igitaramo ntabyo nzi, nibiba nzaza mbikubwire, mfite uburyo nzanabitegura. Ariko njye hari impamvu njye ntiyumvisha ibyo bintu. Nimba Kamaro ari we wateguye ibyo bintu, kuko Kamaro yateguye ibyo bintu babyita video premiere, njye nabisomye. Kamaro yateguye video premiere y'indirimbo yiwe bita Osea. Arangije nimba ari kwagutwika, aravuga ati kugira ngo ahantu hahire rimwe, avuga ati reka nkore post iriho Skyto. Ibyo rero Kamaro, ako Kamaro ubwenge afite, animateri wa Kiste wa 2013 yarishyuwe. Animateri yarishyuwe. Aga animateri yategura ibintu bitarimo amafaranga by'ubuntu. Ndamuza animateri ubu yarayabitse. Wabona ariko buriya niduhura zayama benda kiri kunkoroga mu bwonko, akiri kunsaza mu bwonko bwanjye, bura dushobora kuzahura kikambwira ati fata amafaranga uzaze ukubita ahantu. Gusa afite indirimbo nyine nawe nshyashya, ubwo nyine byari mu rwego kugira ngo wanashye. Ubu bivuga ngo ntabwo kigaragaye rero kwa gatandatu mu gitaramo, nabonye ari kwa gatandatu ku mugoroba. Ubwo harya bizaba ari tariki zingahe? Zaba ari tariki 2 z'ukwezi kwa 10 2021 ku isaha 10 z'umugoroba. Muzaba mutangiye gutwika, ahubwo sinziri mutarategura n'icyangwa, ariko nabonye ibyango bihorana. Ikintu kiro kuri izo tariki haracyabura iminsi ngira ngo ni 2 niba nyine ndi kubikubwira. Kuri iyo tariki nshobora kuba nahari. Ushaka uburiye nshobora kuba ndahana. Njye mfite video shoot y'indirimbo yanjye bita Urunana, nzashutingira Dar es Salaam. Yego Urunana. Ubwo bivuga ngo rero abakunzi bawe ntago bakikubonye muri Nyamirambo, biraza guterwa n'umufungo bari bume. Hari umuntu ushobora kumbwira ati Skyto reka ngukubite banderete uzukore, nibama amafaranga abafana banjye nzabasho mbahe show nziza, mbereke show itandukanye nkuko natangije agatwiko ka YouTube ba Mico the Best bagatangira kuza bakirekura bakavuga bande bose bakaza kuri YouTube bagatwika kandi barifungaga. Icyo gihe nanjye bazambona. Ujye utekereza ku gitaramo cyawe uzategura nyuma yuko leta itwemere gukora ibitaramo? Ndabitekereza. Uba wumva kimeze gute? Ni igitaramo kiri creative, gitandukanye n'ibitaramo wabonye. Si show abantu bashaka. Nshobora no kuza no muri iyo show niyambariye boxer n'isengeri byonyine. Si ibintu biri creative, ni show nyine zitandukanye. Ikibazo ubumvuzi iyo creativity ubu ntago azabura umusani unanga kuyikora. Ya birashoboka. Si ibintu biri creative, si ibintu biri different. Ya nuko nguko nshobora no kuza no muri concert niyambariye boxer n'isengeri kugira ngo nyine hashye abantu bahite baza bavuga ati Skyto aje kuri stage yambaye ibi nibi. Iyo ni content nzabamaye abanyamakuru, nzabamaye bake, ahubwo abasani batangire bakopere bazakora ibintu nk'ibyo negura gukora. Ugiye kububaha kabisa utuntu tw'amawayiza nk'utwo ngutwo nurucabana. Skyto naraye mbonye poster zawe zitandukanye hirya hino zicicikana, ndetse social media z'abantu babaza bati Skyto se nyuma yuko wenda igitaramo kirangiye yabonye manager mushya ni Alia Cool, abantu babonye videos warapostinze. Ese nawe waburi umwe mu bantu bari muri 1% cyangwa uri under 1% wenda binyuze muri Alia? Bimeze gute? Ukuntu ibintu bimeze, ibintu byo muri 1%. Nge na Alia Cool ni umukobwa wirwanyeho, na Skyto ndi umusore wirwanyeho. Alia Cool ni umupapa wirwanyeho, urashaje. Yes, ndi umupapa. Alia Cool ni umu business woman, nka mu businessman. Urumva yuko kuba ngiyewe na Alia twahuza ibitekerezo tugafatanya tugakora ni ibintu biri big. Kuba Skyto na Alia bahuje bagakorana, urumva ko ni n'ibintu birenze. Kuko ndi umudipu diver na Alia no umudipu diver, urumva ko ngiye guhura na Alia kwanjye tugakorana ni ibintu birenze. Ubwo urumva icyo gihe ni nko kuvuga ngo ufashe imitwe ibiri, niyo kuvuga ngo ufashe amakipe abiri, niyo kuvuga ngo ufashe APR na Rayon Sport urabihuje, ni nko gufata Man U na Arsenal ukabihuza bikaba umutwe umwe.
ubwo urumva ibyo bintu wabirenze. Icyo kintu nimba ufashe APR na Rayon Sport ukabihuza ni ibintu ubwabyo byikoreye marketing, byaramenyekanye, bifite abantu babimenye. Hari abantu bazi Rayon Sport, hari abantu bazi APR, hari abantu bazi Sky, hari abantu bazi Aria. Urumva niduhuza ibitekerezo tuzakora ikintu kiri international, ntago tuzakora ikintu kiri loko. Kandi no mu bintu ndi gupanga na Aria ni ibintu biri international, ni ibintu biri ku rundi rwego. Kimwe ko byanagutungura ubonye neje mu gitondo naguhamagaye muri press conference ndi gushinya muri 1%. You never know. Ni ibintu biri behind. Ukaburi ugiye gukorana na Platini rero? Ntago ari ibintu bya danje kuko n'ubundi kuva na kera twahoze dukorana kiri muri Dream Boys. Twahoze dukorana. Urumva ko ntago ari ibintu, si ibintu bya danje Blaze. Si ibintu bya danje. Turiya tu video se urumva hari igihe umuntu posting ibintu ugasanga abantu bari kubyumva bitandukanye, abakunzi bawe cyangwa se n'abali muri rusange wababwira iki? Nababwira yuko bagomba kwitegura akazi gakomeye. Kuko ngiye guhura kwanjye na Aria. Ese ubagushize muri filime wajyamo Sky 2? None se ndi muri Ejo si kera y'Imbuto Foundation ni ubundi se filime nizi ni filime ndi kugu. None se ubundi ubiki ni ikiganiro cyangwa ni filime? Umuteguro magaze utandukaniye na filime cyangwa utandukaniye na video shoot. Uyu muteguro byo kabisa ni cinema. None se Sky 2 reka rero movie rero urayishyura menshi rero Blaze kugira ubyemere. Bijye gufata indi ntera. Ahubwo birahindutse mu kiganiro tugiye guserera. Ushobora kuba ugiye kunyishyura amafaranga menshi. Kuva ahubwo watangiye no kumenya ibyo bintu byo muri 1% turaje wishyura. Sky 2 bwageze Nigeria none hagiye kubikora kabisa. Sky 2 reka ngushimire, ariko abakunzi bawe rero indirimbo bayikure hehe? Platforms iri kuri Sky 2 Abagaye channel yanjye YouTube. Kandi buretse ko n'abantu bose ngiye mbaye karibu, umuntu ukeneye kumvugisha kunyandikira kungira inama ko mu gitekerezo anyandikire kuri Instagram yanjye ni Sky 2 Abagaye, tuganira ibintu bizima, dukomeze dutere imbere Blaze, dukeneye gutera imbere. Ahubwo wowe ako kantu jombyemo ntago gafunzemo bokuderiye utangiye kumena amabanga ya Sky 2 n'izindi company. Alright bro, reka gushimire cyane. Murakoze bana bamugisha.